umunota umwe kaba mpaye kurikirwa n'abantu barenga 40 n'abangahe gutyo ku isi yose. Icyo ni igitangaza cy'Imana gikomeye tibishobora kumva ukuntu ndi kubiha agaciro, ariko nabihaye agaciro cyane. Ni ukuvuga ngo ibihugu zose mwagiye muvuga zose ubu ni nkaho mbyicayemo ndi kubiganiriramo, ndi kubitangiramo ubuhamya none aha igitangaza cy'Imana. Icyo nibaza ngo ese ko nemeye ko navuze ko nzagenda mvuga ubutumwa, ko nzagenda ntanga ubuhamya, maze gukira naribaje ese Mana ahantu hose nzabasha kuhagera. Ariko niha intego, ndavuga ngo aho nzagera bakampa ijambo nzakuvugira, nzavuga. Rero ibi ngitekereza ko ari mwebwe ba mbere muntumiye mu giterane nk'iki gikomeye nk'iki cy'isi yose nk'iki. Ndabishimira Imana mu buryo butangaje. Amen. Kandi ndatekereza ko mwakoze ikintu gikomeye, gutekereza gutya mwakoze ikintu gikomeye cyane. Imana burya ikoresha ibintu bigaragara ko ari bitoya, ariko bitoya ibinyembaraga ntoya ni byiza gukoresha kugira ngo bitange ibintu bikomeye cyane. Mushobora gutekereza ko byoroshe cyane, ariko iki kintu kirakomeye. Guhuza amahanga, guhuza isi, mukayihuriza ahantu hamwe. Umuntu wagize kino gitekerezo, umuntu watekereje iki kintu rwose Imana izakiranirwa. Uretse no kumusabira umugisha, nawe afite umugisha kubera ko Imana itishobora kumureka na rimwe. Yakoze igikorwa cyiza cyo guhuza abantu, kandi Imana izabimuhera umugisha. Amen. Uyu munsi rero nkuko nabibabwiye, nagambiriye kuzatanga ubuhamya. Gutanga ubuhamya si ukugira ngo mbashe kubwira abantu ko nari narwaye, sinje warwaye sinje nyine cyangwa wakize nje nyine, ariko nagambiriye ko nzavuga ibitangaza by'Imana. Si ukuvuga uko narwaye cyangwa se, ariko ni ukuvuga icyo Imana yakoze ku bwanjye. Bityo kandi ntabwo ari ukukiratira abandi gusa, ahubwo ni ukukibwira abantu kugira ngo abantu babashe kuba bashobora kumva mu by'Imana yankoreye, bibe byabatera imbaraga zo gutuma bakumva ko Imana hari icyo yabakoreye. Ndashima Imana kugeza kuri uyu munsi ko ejo bundi mwene data Aimable amaze kumpamagara muri iryo joro, hari umuvandimwe wampamagaye atuye muri Canada, arambwira ati nakurikiye ubuhamya bwawe, ati mbukurikira naraye mbonye igisubizo kimeze neza nk'indwara wari warwaye, ati kirafasha cyane, ubwo buhamya burafasha. Ndashima Imana ko mu buhamya natanze buri kuri YouTube abantu babukurikiye, hari abo buri kugenda bufasha kandi buri kugenda gukora imirimo aho ntari kuvuga, ariko Imana iri kubana n'abantu ikabakoresha, bakabona ibyo Imana yakoze ku bwanjye kandi nabo bakabyizera, Imana ikabikora. Amen. Icyambere ni ukubyumva, icyambere ni kubibonamo ubushobozi bw'Imana, icya gatatu ni ukubyizera, icya kane ukabona ibitangaza. Hari ukubyumva ukabisigaho, hari ukubyumva ntibigire icyo bikumarira, hari ukubyumva ukabiha agaciro, hari ukubyumva ukabyizera bikabona gukora ibitangaza. Kuko ijambo ry'Imana riradusaba kugira ikintu dukora ubwacu kugira ikintu dukora. Reka ntangire ubuhamya ntiriwe nyura mu bintu byinshi kubera ko isaha ishobora kuba wenda ntoya, ariko ndagerageza kubahiriza isaha. ni ukuvuga ngo ubu hano iwacu ni 4:30, ubwo ni ukuvuga ngo nintinda cyane ngo 5:30 ngomba kuba ndangije ibyo zose isaha nzamurijwe murimo mu sawa kabisa. Murakoze cyane kandi rero ubu muranyumva? Ego murakoze cyane.
tuye muri Amerika, nitwa John Rugabo, ndi umupapa, ndubatse, mfite umudamu, mfite n'abana babiri, ariko mfite n'abandi bana tubana hano mu rugo nabo banjye. Byumvikane umuryango wacu, umuntu ufite abana bawe bavukanye bamuvukana mu bana, no kuvuga ngo turi umuryango munini. nuko turiho hano, tumaze imyaka igera kuri 7 hano muri Amerika. Twaje muri 2015 mu kwezi kwa 11. Turano nk'abandi bantu bose bari baje hano. Turahaba habaye muri uyu mwaka wa 2021. Nafashwe n'uburwayi. Fatwa n'uburwayi mukuri, numvaga ari uburwayi nsuzuguye cyane, kubera ko nabanjije gusa n'umuntu, kubera ko nakoraga ijoro. Imirimo y'inangaha abantu benshi batuye hano barayumva, barayizi. Ariko aho nakoraga ijoro, nkajya ku kazi nijoro, nkarara ku kazi. Noneho nafungura nijoro nkagira ikirungurira cyinshi cyane. Ariko nkumva ni ibintu byoroheje. Noneho ntangira kuzaza uvuga nti uwareka kuzaza twari ibyo mu ijoro, nkazaza twari ibiryo ku manywa gusa, nkazaza nijya ngeze mu rugo. Ndabikora, numva birafashije. Numva cyakirungurira kirashize, numva mbaye muzima, numva ibintu bibaye byiza. Inyuma yaho byaje kwikomplika. cyari kirungurira gitangira kuba ikintu cyabaga, ndagira ngo mbaze nisegure ijwi ryanje sintirimeze neza cyane, kubera ko narwaye grippe, kandi umuyobozi we nari nabimubwiye. Ijwi ryanje ntago ari iryo nsanganywe, narwaye grippe nyinshi cyane, ariko ndashima Imana ko yambashije kubasha kugira icyo navuga. Umuyobozi nari nabimusobanuriye, ijwi ryanje muryihanganire. Rero byabaye ngombwa ko ntekereza ko iyo najaga gufungura ibiryo bya mbere, umuntu kurya ufungura umaze umwanya udafungura, utari urimo ufungura, utari urimo urya, noneho naja kumira ibiryo bya mbere ngiye kurya bikananira, bikanga kwika, bikananirana neza. Ngerageza rero nta kundi nageragezaga, nararekaga ngakurikira gusa ukuntu bigenda bimanuka, bikamanuka njumva, bikagenda bimanuka numva, kugeza igihe byikira mu nda. Iyo byamaraga kwika, ibindi byose bisigaye narafunguraga nta kibazo na kimwe ngize. Ariko nta bundi buribwe nagiraga, nababaraga icyo gihe gusa ndi kumira. Nkumva nyine ni nk'ibintu byanize, ko kwa kundi k'umuntu wamize ikintu kikakuniga, nuko ngategereza. Unaniwe nko kubura aho unyura, ariko mu kanya gatoya bikaba birarangiye, ngafungura uko bisanzwe, bikarangira, nkumva bimeze neza. Amen. Byarakomeje, ariko ndabisuzugura nabyo, kubera ko numvaga ntacyo bigize cyane. Ariko bigeze aho ngaho numva bibaye ngombwa ko ngomba kuja kwa muganga. Mukuri nagiyeyo kubera ko umugore yampase cyane. Umugore yarambwiye ati ariko bite byawe ko utajya kwivuza, kandi tubona igihe cyose ugiye gufungura ukomeza ugira ibibazo, kubera ko udashobora kujya kwa muganga. Naravuze ngo ngende njye kwa muganga, njye kureba ikibazo cyari cyo. Naragiye kwa muganga, nsaba rendezvous, ndagenda mbonana n'umuganga. Muganga aranyakira, arambwira ati ntekereza ko ushobora kuba ufite ikibazo gikomeye cyane cya acide nyinshi muri estoma,
ati rero reka nguhe imiti, iyi miti nguhaye ugenda uyinywe ishobora kuzagufasha, nitagufasha ndakwandikira endoscopy, ikindi kizamini cyo kugushira umupira mu nda muri estoma bakareba niba nta kibazo kirimo. Sawa, murakoze cyane. Arabikora, amaze kubikora ndataha. Ndi umuntu wubahiriza cyane imiti nahawe kwa muganga, ariko ibitangaza by'Imana naho ngaho hambere njya ntangira kubona igitangaza cy'Imana. Imana yankoreye cyambere gikomeye kuruta ibindi bitangaza byose njya mbwira abantu iyo tuhaye tuganira. Amen. Igitangaza cyambere nuko ntigeze nk'iyo miti kuko muganga yayinyandikiye kandi nari ntegerejwe kuyinywa uko bayinyandikiye. Kandi ndi wa muntu wubahiriza ibintu zo kwa muganga cyane, ariko iyo miti narayisuzuguye kubera ko nayinywaga ari uko nibutse ko ngiye gufungura ibiryo byanze kwika, noneho bigatuma nanywa, kandi nagombaga kuyinywa byibuze inshuro 2 ku munsi, mu gitondo na nimugoroba, ariko nayinywaga nka saa 9 ngiye kujya gufungura ku kazi gutyo. Noneho neza pe rwose sinayinywa neza. Igituma mvuga ngo aho nahabonye igitangaza cy'Imana nuko maze kumenya ko narwaye, iyo miti niyo bongeye kumpa, kandi mu cyumweru kimwe yari yankishije cya kibazo nabwiye cyo kumira nk'ababara. Bivuga ngo iyo nja kuyinywa ntabwo bari kumpima iri kiriya gipimo cya endoscopy, kubera ko muganga yari yambwiye ngo iyi miti nigufasha tukiriguja mu gipimo, ariko nitagufasha uzabashe kugenda bazaguhamagara uzagenda. Amen. Rero byabaye ngombwa ko bitagira ikimarira ko sinayinyoye. Igihe kiragera barampamagara kwa muganga bati ni wowe runaka, ndababwira yego nije runaka, uracakeneye kunyura muri endoscopy, ndababwira yego ndacabikeneye cyane. Okay, barambwira bati sawa uzaza umunsi munyanaka. Ngo bampamagaye ku itariki 27 z'ukwezi kwa 9 2021. Bambwira kuza mu gitondo. Uwo munsi naraye ku kazi, hari n'akazi rimwe cyangwa ku wa mbere. Ngo naraye ku kazi nijoro ku cyumweru. Barambwira bati uzazane n'umuntu kubera ko tuzagusinziriza, uzazane n'umuntu ushobora kuzagutahana kubera ko tushobora gutwara imodoka wenyine uvuye mu Kenya. Ndabemerera. Byabaye ngombwa ko mbwira umupasiteri wacu yitwa Pasiteri Samuel Rushombo, arabashobora kuba bamuzi. Turajyana mu gitondo, tugeze kwa muganga baranyakira, baranganiriza neza, barambwira tugiye kugupima ariko turagusinziriza. Ati ese ikibazo dushobora kubona cyose twakibwira uyu mugenzi wawe? Ndababwira rwose n'uburenganzira bwose nabahaye mu bimubwire. Ati mu kazi ndababwira ni uwo nguwo ni umupastori wanje, icyo kirampagije ko mwamubwira ibisubizo byose. Barambwira sawa nta kibazo. Byabaye ngombwa rero ko bansinziriza, bashiramo uwo mupira, barapima. Barangije gupima barambwira bati muri iki cyumweru tuzaba twaguhaye ibisubizo, mu minsi 7 tuzaguha igisubizo. Ati ubwete ngo uwo munsi ku wa mbere sinari mfite kuja ku kazi, no ku wa kabiri sinari mfite kuja ku kazi, nagomba gusubira ku kazi ku wa gatatu. Naraje mu rugo, ngeze mu rugo usangaho umudamu, kubera ko naraye ku kazi banasinzirije, nari mfite ibitotsi byinshi, narasinziriye umunsi wose. Ariko pasiteri twajanye baramubwira bati ati hari ibintu twabonye bitari byiza, ariko tuzabanza dupime turebe tuzababwira. Tacho yambwiye yarambwiye gusa ati genda uruhuke nta kibazo tuzavuga. Ku wa mbere warije
ibisubizo bampaye ku wa kabiri, ubwo ni ukuvuga ngo hari kuri 28 z'ukwezi kwa 9 20. Yes. Uwo munsi hari ndabyibuka hari nka saa 12 za nimugoroba n'iminota nka 38. Ko nari mfite isaha ndareba ko n'ubu umuntu arampamagaye arambwira ati nitwa umuganga runaka, ati ndi muganga wagufatiye biriya bizamini, ati none nashaka kuguheza igisubizo cyawe, uriteguye kwakira igisubizo? Ndamubwira nti rwose nditeguye kucakira, ufite umwanya ngo tuganire? Ndawufite rwose, nta kibazo. Arambwira ati rero ati mfite inkuru itari nziza, atariko ati uyakire kandi uyihanganire. Ati ndashaka kukumenyesha ko twasanze urwaye kanseri ya estoma. Sindi kubareba mwese. Sindi kubareba mwebwe muri murande, ariko kubareba. Ariko yaba nari ndi kubareba nari kumenya abantu babaye nkuko nabaye uwo munsi. Kubera ko umuntu aguhamagaye akakubwira ngo urwaye kanseri, ngira ngo wenda mwabonye ifoto yanjye kuri afishe, ni kuri yananganaga. Ubu ngubu nashatse gushira kuri video kugira ngo mubone ko hari icyo Imana yakoze. Ntabwo ari uko nari meze, imberetse amafoto y'uko nari ndwaye, mwabona rwose ikintu gitangaza Imana yakoze. Ngaha hari abantu bo muri famiye, ngira ngo Pasiteri Kamushoshi umaze kuririmba na madamu we abona wo muri famiye cyane. Nishimiye cyane kubana nabo muri uyu mwanya. Nanezerewe cyane kumva bari kuririmba, ngiye gutanga ubuhamya. Hari umuhungu wabo uri hano nawe ndabona ari kwandika arahari. Hari abantu benshi muri famiye bahari, abo ngabo bo barabibonye, bagiye babona ibitangaza zose Imana yagiye ikora. Uwo munsi sinomenye uko nabibabwira. Uwo munsi nabwiwe umugabo kuravuga gute, akambwira ati urarwaye. Urwaye iki? Urwaye kanseri. None se mwayipimye? Mwayibonye? Twayibonye. Kurambwira ngo mugiye gusura gupima murebe? Atoya, twamaze gupima, twamaze kwemeza ko urwaye. None se sinamenye ibintu namubajije ibintu byinshi, byose sinabyibuka, ariko naganiriye nabo umwanya munini kandi nabarandeka ndamubwira nyine ibintu byo kumubwira nyine, nawe yari yumvise nyine ko byabaye ibindi, ariko aranyakira, arakomeza aranyumva. Noneho aza kumbwira ati ariko nubwo nabikubwiye gutyo, ati namaze kohereza ibisubizo byawe ku baganga 2 baba specialist. Abo baganga 2 bazaguhamagara muri cyumweru kiza kugira ngo muzabashe kuvugana nabo. Abo nibo bazakubwira ikizakurikiraho. Ngiye icyo nakoze ni ukwemeza gusa ko urwaye, kandi nta kindi gipimo kindi cyakorwa cyo kugira ngo barebe ko utarwaye cyangwa urwaye. Ibyo byarangiye, kurwara urarwaye. Ahubwo igikurikiraho ni uko tugomba gushakisha uburyo tugomba kukuvura vuba bishoboka, niba bishoboka. Kandi icyo nicyo nakoze, kukohereza kuri abo baganga. Abo baganga umwe n'ushinzwe ibintu bijyanye n'imiti, undi n'ushinzwe kubaga. Ni ukuvuga ngo abo baganga bombi bazavugana barebe ikigukwiye aricyo uzakora. Ariko twarangije, twamaze kwemeza uko ibintu bimeze nuko nguko. Sinabyakiriye, narabyumvise. Burya kumva ikintu no kucakira biratandukanye. Imana ifite imbaraga zikomeye cyane. Uwo munsi
madamu wanjye yararimo yitegura, twari dufite ubukwe bw'umwana wo muri mu Muhana, wari afite ubukwe mu wundi mujyi, yararimo yitegura rero kugenda. Umutima urambwira ngo numubwira iki kibazo ntabwo azaba kigiye, rero biceceke ubanza ureka agende, kuko uwo munsi nababwiye ko hari na kabiri kandi yagombaga gucura na gatanu bakagaruka ninga cyangwa ku wa mbere. Ndavuga nti reka mureke abanza agende, nagaruka azabona kumubwira. ndikomeza arataha, yaregeye mu mujyi arataha, ageze mu rugo ndikomeza turaganira ko bisanzwe mu rugo, abana turaganira ko bisanzwe mu rugo, ariko ntababesha. Ndaza mureba nkabona umudamu wafakaye, nareba abana nkabona abana babayipfuzi. ariko Satani agira imbaraga. Haleluya. Zagita cyane zitagira imbaraga rwose zikomeye. Noneho ndikomeza turaganira, ariko akambwira ati ko ndi kubona ni ikintu cyahindutse, niki cyabaye. Ndamubwira nti nta kibazo gihari rwose, nuko wowe uri mu bintu byinshi ukenera kugenda, niyo mpamvu wenda wagize. Kandi icyo cyumweru nari mfite umushitsi, hari umuhungu w'umwishwa wanjye, umwana wa Pasiteri Kamushoshi, yari aturutse muri Afurika, agomba kuza kudusura ku wa gatanu w'icyo cyumweru cyakurikiraga. Nkibaza nkavuga nti uriya mushitsi nzamwakira gute nuko ukuntu umeze, kuko ni inshuti yanjye, uretse no kuba umwishwa, ni inshuti ikomeye cyane, twarabanye, twariganye, twarakuranye. Noneho nkavuga nti bizangora, ariko ndavuga nzikomeza kandi sinzabimwereka. Kuko nawe nararebaga nkavuga nimubwira urugendo rwo gusura muri Afurika ruzamuvuna. Tekereza umuntu uzafata indege agasura muri Afurika afite icyo kibazo mu mutwe, nkumva ndavuga ikibazo nananiwe kwakira, singomba kukikoreza abandi. Ndavuga amazi nihangana. Mukuri Imana izikora ibikomeye bitangaje. Iryo joro madamu yaratetse, turafungura nk'uko bisanzwe, turaryama nk'uko bisanzwe. Mu gitondo kare tujutse, madamu arambwira ati warose iki? Ati narose, ati mbona umuntu araje arambwiye ngo musaza wanjye pasiteri, afite musaza we ni umupasiteri, yitwa Valera, abantu bashobora kuba muzi, umusinzira, umudamu wanjye ni umusinzirakazi. Aravuga ati narose, umuntu araza arambwira ngo musaza wanjye yarwaye kanseri. Ariko ati mpita uvuga ngo oya, ndabyanze. Mpita nitera hejuru. Ndamubwira ngo subiramo izo warose. Arambwira ati narose musaza wanjye bambwiye ngo yarwaye kanseri. Ati kandi nabonye ko nanga. Ati ndasenga cyane. Ati mbona ndicuye. Kamusubirishamo nkamubwira ati wicuye bimeze gute? Wicuye wanze? Wicuye wemeye ko byananiranye? Arangatoya nicuye nanze ko iyo ndwara ntayishaka kandi idashobora kugira icyo mutwara. Aho niho natangiriye kumva intsinzi ya mbere. Aho niho natangiriye gukomera. Naramubwiye ni rero ndagira ngo nkubwire, weretswe, Imana yakugendereye, yakuganirije, ntabwo wari wamenye icyo wabikora, ariko ni njyewe urwaye.
none ngiye kukubwira amakuru rero yose kandi ukomere ubwo wabyakiriye urwanya intambara nk'ukuntu wayirwanya. Amen, amen. Namusobanuriye ikibazo mubwira uko ibintu byose byagenze, ya gahunda yo kumubwira agarutse ko numvishije ko hari icyo Imana yakoze, byabaye ngombwa kumubwira iyo saha ubwo nyine. Yego. Narayimubwiye, turahaguruka, turasenga, turapfukama, turasenga, tutakira Imana, tubwira Imana, turabwira Imana ngo iki kintu ntabwo bishoboka, ntabwo tutemeye rwose, turabyanga burundu. Amen, amen. Naho ngaho intambara yatangiriye iyo kurwana n'ikibazo. Ikibazo kiza mu buryo butandukanye. Iyo twabaga turi kumwe, twembi buri muntu yagaze yereka undi ko akomeye. Ariko twatandukana buri muntu ku rw'iyo ruhande. Ni ukuvuga ngo iyo nagendaga ku kazi naragarukaga ngasanga umuntu yarenze, ariko nawe yandeba akabona narenze. Ariko twahura tukongera tugakomera, amen, amen, tukongera tugasubizanyamo imbaraga. amen. Twaraganiriye turavuga tuti ibyo ari byo byose iki ni ikibazo duhuye nacyo kandi tugomba gushaka uburyo tukijera. Amen. Mbabarira ntabwo ko ndwaye gripe. Turavuga tuti ibyo ari byo byose turebe ukuntu twafata kino kibazo. Daboro tubanze turebe nimba twacakira twebwe twenyine ubwacu. Tumara gucakira tuzabona kukibwira abandi bantu, ariko mu gihe tutaracakira tubanze tureke kwikoreza abantu umutwaro ukomeye nk'uyu nguyu. Twarwanye nabyo icyo cyumweru naramubwiye uragenda, atoya singenda uragenda, tuza kumvikana ko agomba kugenda. Yaracuye, birumvikana ko abantu bose bajyanye nawe batigeze bamenya ikibazo. Ari mfite yaraje sinigeze kimubwira, ariko dukomeza gusenga. Amen. Nibuka ko uwo mushyitsi yageze hano ashiramo indirimbo muri televiziyo y'abaririmbyi bo muri Injili Bora. Ni indirimbo ivuga ngo amasezerano y'Imana. Amasezerano y'Imana. Iyo ndirimbo yabaye nk'ikintu naza nyumva nkajya mu cyumba karira, nkagaruka nihanaguye. Aho nkabwira ngo yisubizemo akayisubizamo, akayisubizamo. Iyo ndirimbo rwose yaramfashije. Imana ishimwe cyane. Nuko rero twabaye aho ngaho, kugeza madamu agarutse, umushyitsi wacu turamusezera aragenda. Nuko icyumweru cyakurikiye abaganga barampamagara, ariko mbere y'uko abaganga bampamagara hari umuzungukazi twakoranaga. Ndagenda ndabimubwira, ni umumama n'umukecuru, kugira ngo abantu babonye ubuhamya bwanje bwa mbere baramubonye. Uwo muntu ndamubwira ikibazo nagize, mwereka rezita bampaye, ariko arababara cyane. Ahita afungura kompiyuta atangira kunyereka amaefe yose, uko indwara imeze, uburemere bwayo, imiti yayo ukuntu ibiremereye, byose. Ariko ararira bikomeye. Ariko aza kumbaza ijambo, arambwira ngo wowe n'umugore wawe ntabwo mwabajije Imana icyo Imana ishaka gukora kuri ibi bintu.
Amen. Amen. ndamubwira ni rwose ntabwo twayibajije ariko nta kiradusubiza ariko Amen. ariko twizeye ko Imana izakora. Amen. uwo mubyeyi yarambwiye ati njyewe icyo nzakora ati uzagerageza kubana nawe mu bintu nzashobora byose. Amen. Amen. uburyo bwose nzashobora nzabana nawe. kandi koko uwo muntu yambaye hafi mu buryo bwose. Amen. Amen. uwo muntu umaze kumubwira byabaye ngombwa ko mpamagara na pasiteri nawe kubera ko ni nawe twari twajyanye kwa muganga. nawe ndamuhamagara aza mu rugo. amaze kugera mu rugo ndamusobanurira ndamubwira ibisubizo by'aba bizamini byaraje. none mbwira uko bimeze. pasiteri Rushombo Imana imuha aho ari hose. Amen. Amen. ni umuntu wamfashije cyane. pasiteri yaranganirije arambwira ati mwene data ati ndashaka kubwira ko ubu ngubu wari urwaye utabizi twari kuzabona gusa uhenangutse ariko twamenye ko warwaye kandi uri mu gihugu kirimo ubuvuzi. kuba Imana ibashije gutuma bimenyekana ukabimenya munsi ni inzira nziza yo kugira ngo Imana ibashe kugukiza vuba kandi Amen. ati ibyo ngibyo ni ikintu kimwe ugomba gukomereraho kandi ukacizera. Amen. ati ijambo rya kabiri ati tuzatwizera Imana ariko ntituyizere neza. ati ese wizera ko Imana ikiza malariya? ati ndabyizera. ko Imana ikiza gripe? ndabwira ndabyizera. none se uzi ko Imana ikiza gripe ariyo ikiza kanseri? icyo kintu cyarandunguye. Nishimye cyane. naravuze se wa mugani Imana ikiza kanseri ishobora ikiza gripe ni nayo ikiza na kanseri? yego. uko ifite imbaraga zo gukiza gripe niko ifite n'imbaraga zo gukiza kanseri. ati nibyo none se sibyo? Haleluya. numva nyine nibyo numva nyine ya Mana ifite ubushobozi bwo gukiza gripe kandi ndabyizeye ko Imana izikiza gripe. kuvuga ngo Imana ifite ubushobozi bwo gukiza gripe ifite n'ubushobozi bwo gukiza kanseri. Haleluya. Imana ishimwe. irindi jambo yarambwiye ngo Satani azakoresha amazina y'ibiriho akayagira ibintu bikomeye cyane biremereye muri twebwe uburyo dutandukanye ibintu dukurikije amazina yayo. Haleluya. tukayifata nk'ikintu gitoya ariko kanseri tukayita ikintu kinini cyane bigatuma twumva ko gripe yokira ariko kanseri itokira. Imana byose ni ikintu gito. Imana ntitinya kanseri, Imana ntitinya gripe, Imana ntitinya ikintu cyose cyose. Amen. Amen. izo mbaraga yashujemo zari zikomeye cyane kuko numva ahantu narindi ni ukuvuga ngo icyo cyumweru narindi mu mbara iminsi yo kubaho, narindi mu mbara iminsi nsigaranye yo kubaho ku isi. n'abandi b'abana banjye nkarira gusa, nareba umudamu wanjye nkarira, nareba abantu baba batambuka nkarira, natekereza umuryango wanjye nkarira. ni ukuvuga ngo nari mu mwanya utari mwiza. najyaga ku kazi nkabona sindi butahe kandi icyo gihe nari mfite imbaraga zanjye zose, nta hantu naribwaga, nta kintu na kimwe habe nta hantu naribwaga na hamwe. uko ndi kubabwira ngo narabaye nta hantu na hamwe naribwaga habe na hamwe. Haleluya. Amen. Amen.
zikomeye cyane. Imana ishimwe cyane. Ndatinze muri izo bintu, ibyo byose byarankomeje kandi binsubizamo imbaraga rwose. Byabaye ngombwa rero ko njya kwa muganga, barampamagaye ndagenda mbonana n'abaganga. Maze kubonana n'abaganga, umuganga wa mbere arambwira ati ngiye nzakubaga, nzabaga estoma, zaterwa nuko nzasanga imeze. Ninsanga yafashwe yose nzayikuramo, kandi ninsanga ari igice kimwe nzacamo igice cyarwaye. Dufite uburyo tubikora, arasobanura ibintu byose. Amen. Uwo mubyeyi nababwiye twajyanaga nawe ahantu hose nagombaga kuja, ku muganga uwo ari we wese nagombaga kuja twarajyanaga. Amen. Madamu wanjye icyo gihe yahise ahagarika ibintu byose, abo amasengesho no kunyitaho. Sinzamenya uko namushimira, sinzamenya uko namuvuga. Burya babiri bararuta umwe. Amen. Amen. Urukundo baruta byose. Amen. Yaranyihanganiye arandwaza mu buryo bwose, sinabona uko mbivuga, ariko mu byumve kuko twari tugiye gutanga urugendo rukomeye, urugendo runini. Uwo muganga yampuje n'uwo muganga wundi w'imiti. Umuganga w'imiti niwe wanteye ikibazo, kubera ko we yarambwiye ati ngiye kuguha imiti, kandi imiti ngiye kuguha ni uburozi bwica imbaraga z'umubiri zose. Ni ukuvuga ngo imbaraga zose wowe wari ufite zose zigomba kubanza zigapfa, hakazaza izindi mbaraga nshasha. Ati kubera ko imiti tugiye kuguha ni imiti ikomeye cyane, kandi tuzayiguha inshuro 8, kandi iyo miti izakugiraho ingaruka zikomeye. Umusatsi uzagenda wose, ati inzara zizakuka, ati ibintu byose wumve ko. Ni ukuvuga ngo iyo bambwiraga amaefe y'iyo miti, bampaye igitabo nkabona ni nk'amaefe arenga nk'ijana. Bamuza n'umufarumasi afata umwanya wo kunsobanurira byose bizamera gutya, arabimbwira zose. Ni ukuri byari birebire, ariko icyo gihe ndashima Imana ko nari namaze kwakira umutima waje, nari namaze kubwira, twari twamaze kuvugana na madamu, ndamubwira iyi ndwara ntikinyishe, iyi ndwara ntabwo ikiri munsi igomba kunyica. Amen. Kuko ndabizi ko nzataha, ariko mu bizancura ikindi kirimo. Namaze gukomera, numva nizeye, nageze no kwa muganga, barambwira bati tugushakire abakansera. Ndababwira nta mukansera n'umwe nkeneye. Ati kubera iki? Kubera kuko nsenga. Amen. Hallelujah. Ngo ibyo bari basigaye bambwira byose narabyemeraga, kubera ko numvaga nta n'ikintu n'ubundi ndi buhindureho, ariko nkabyemera n'ubundi, kubera ko numvaga ko ahubwo batinze nibagire vuba kugira ngo bamvure vuba. Mu kwezi kwa 10 nibwo natangiye imiti. Icyo gihe nari nkija ku kazi, umuti wa mbere narawufashe nja ku kazi, ariko ndusha imbaraga cyane. Nagendaga bakampa imiti igera ku 3, n'undi bampaga umara amasaha 28 uri kugenda. Noneho warangira kuko narawutahanaga, bigisha umudamu kuzaza urangira akawukuramo kandi yiproteje, kubera kuko yari imiti ikomeye cyane ku buryo nawe ishobora kumuteza ibibazo, ariko bakamubwira ukuntu agomba kubikora. Nawe arabyiga, umuganga nyine wo kuzoza mvura tugeze ku umuti narawutahanaga ukamara amasaha 28. Nyuma y'amasaha 28 kandi guhera kuri ya saha wa muti warangiriyeho, nagombaga gufata undi muti wongera kurema abandi basirikare bashasha mu mubiri, kuko abambere babaga bapfuye.
Amen. aho ndashaka kubavuga ijambo, ndashaka kubavuga ko imana ibintu bikomeye cyane. Amen. Muri icyo gihe bamaze kumenya ko ndwaye, ibitaro byonyine byari yaraje bitangira gushaka imiti idashobora kugendana na assurance nari mfite. Barayishakira bonyine, ihenze cyane, barayibona. Ibyo assurance yanjye itari ishoboye kwishura, none batangira gushaka andi assurance nabo barayabona. N'uwo mubyeyi twari kumwe nawe atangira kumfasha gushaka andi assurance, agenda gushaka ibintu byose. Ndashima Imana ko Imana yemeye ko mpura n'iki kibazo ndi hano, kugira ngo Imana inyure no muri ubu buryo no muri izi nzira. Amen. Ni igitangaza cy'Imana. Imbaraga zanjye gukakane ariko n'ibyo Imana yashatse gukora yonyine ku bwayo. Amen. Amen. Imiti batangiye kuyimpa, bamaze gutangira kumpa imiti nibwo narwaye. Ubu mubona uko umeze, ubu narakize, ubu ndangana na kwa kundi mwabonye ifoto yanjye. Kubera ko maze gutangira gufata imiti nibwo narwaye kanseri. Imbere sinari ndwaye kanseri, natangiye kunywa imiti. Nararwaye imiti, ndarwara pe, ndirabura, mera nka kwa kundi kw'igiti cyahiriye mu gitemere kabisa. Wandebaga, abantu bose batuye hano 80% barabikekaga, ariko ntabyo nari nababwiye. Abantu bo muri famiye nari narababwiye bake, ariko nabo ndababwira nti mureke kuguma kubivuga cyane, kuko ntacyo biri bumare. Mureke nzabivuga igihe nikigera, kandi icyo gihe cyari iki ngiki. Amen. 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 Rero abo nabwiye bake binjiye mu masengesho. Mu Rwanda barasenze, hano muri Amerika barasenze, babimenye. Madamu we namenya yagaza nyura n'inyuma akavugana n'abantu bagasenga, akagira gute. Byari bikomeye. Imiti imaze kuyinywa, byabaye ngombwa rero ko ayo mayefe yose nyine yagiye abantu, kuko nabibabwiye, imisatsi irashira, inzara zirakuka. Wenda ati muri kubibona, ariko izo mubona afite ubu ngubu ni ishasha zaje. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Bityo rero nafashe imiti, ngeze maze amezi 2 ya mbere, biba ngombwa ko baporogaramu kumbaga, ariko kubera corona yari yabaye nyinshi cyane, barongera kugeza ukwezi nyuma. Ariko biza kugeraho baza kumbaga. Bamaze kumbaga bose, operasiyo nayo yari yoroshe. Hagati y'amasaha 3-8, ariko yagize hagati y'amasaha 8 n'amasaha 10 kugira ngo bashe gusohoka muri salle d'operation. Ibyo bagana madamu nyine n'abana bari bahari aho ngaho, bari baje nagiye muri operation iratinda, ariko iza kurangira. Nja mu bitaro maramwo icyumweru, ndasohoka mfite amasonde menshi, umubiri wose nari mfite amasonde ahantu hose. Icyo gihe nari ntunzwe n'ibiryo bampaga mu masonde, amata bampaga mu masonde. Hari amata yagombaga kurara agenda ijoro ryose, amasaha 26 bagombaga bagenda bayagabanya kugeza ubwo amasonde yarushe ararangira. Nayo baza kuyakuramo. Birumvikana, iyo umuntu arebye, nari ndebye, naryamaga ngaramye gusa. Bukeye ntangira kuzandyamira urubavu rumwe, bukeye ubu ngubu ndaryama nk'umuntu usanzwe. Haleluya. Imana ishimwe cyane.
nyuma yabwo rero nyuma yo kuva muri iyo operation no gukira igisebe rero cyari kitaranakira neza ariko bari barambwiye ko bazampa imiti inshuro 4 ariyo mezi 2 none bakambaga nyuma bakazongera bakamba indi miti ya nyuma inshuro 4 kandi iyo miti nkuko nabibabwiye yari imiti ikomeye cyane yaranyicaga cyane rero byabaye ngombwa ko bansubiza kuri iyo miti ariko bansubiza kuri iyo miti kandi none n'imbaraga nari mfite zari nkeya mvuye muri operation none njya hasi cyane imiti ya nyuma yaranyishe kuruta iya mbere pe ariko ibyo byose byabaga sinari nkiri wa muntu wayibona gupfa nari wa muntu utingijwe n'igihe cyo kugira gusa ngo nkire kuko nabonaga gukira gusa imbere yanjye ntabwo nabonaga gupfa imbere yanjye yaremeraga kose uko abaganga bambazaga kose ibibazo byose bakoraga nabonaga gusa gukira ntabwo nari nkibona gupfa ko ariko ararangiye muri jewe byo kuvuga ngo abana banje ngo bubyeyi madamu ibiki ntabyo nari nkibona nari ntaye mbona gusa ko ntinze mu kibazo ariko kihakigana mu gukira umusozo maze gutangira iyo miti nabwo narayifashe irongera iranyica cyane ariko ndashima Imana ko nayo nayirangije imiti yose nayirangije mu kwezi kwa 5 ku mwaka ushize batangira kugendana n'abaganga icyo gihe nabwo nongeye kugira ikindi kibazo gitoya sinzi ko nagisobanura ariko yari ibintu bisanzwe ikindi kimeze nk'ikibyimba ukuntu nacyo barakibaga ariko mu kuri bambaye imiti y'amantibiyotike barambwira bati icyo ni kubera ko wenda wari umaze iminsi kurya neza n'iki byose ariko nacyo cyari cyabaye ngombwa ko nje mu bitaro naho barambaga ariko kimwe na inkiza amen iyo niyo nzira naciyemo nyuma y'aho ngaho rero bwari uburyo bwo gusigara gusa kugira ngo ndebe ese nabasha kurya nabasha gufungura ibyo byo ni processus bigenda biza gahoro gahoro nukuvuga mbere narya guturyo duke cyane kandi naturya kamara umwanya munini numva narushe nananiwe ariko bigenda bihinduka nari mfite umubiri umeze nabi kono ubu mumbona meze neza cyane nari narashize cyane ubu muhamubona natangiye kongera kuzamura ibiro mbere sinabashaga kuvuga ko naraganiraga n'icyo gihe nari ndwaye cyose naravugaga ariko nanone kugenda n'iki nagenderaga ku nkoni nagiraga gute ariko ubu ndagenda njya gusenga ubu activite zose zaratangiye nta kibazo na kimwe mfite ubu nasubiye mu buzima bwanje busanzwe rwose ndi muzima pe amen igihe cyo gushima Imana abantu benshi barabibonye icyatumye nshaka kugira ngo nzatange buno buhamya ni impamvu n'imwe gusa ni impamvu yo kugira ngo mfashe abantu benshi bashobora guhura n'iki kibazo kuko kino kibazo iyo gihuye umuntu ahuye nacyo umuntu aza yibwira ko gupfa byabaye tubona kugira kuri icyo gihe rero utabashije kubyakira byakumerera nabi
yego yego ariko mu kuri hari ijambo riri muri Yeremiya, ijambo riri muri Yeremiya 32 no kuri 7. Haravuga ngo dore ndi Imana y'ibifite imibiri byose, ngo mbese ho ikiyinanira. Iteka niwe wavugaga. Ni iki cyananira ku bintu byose bifite umubiri, ku bintu byose byaremwe? Haleluya. Ni iki cyananira? Uwiteka yavuze, ni iki cyamunanira? Uwiteka yategetse, ni iki cyamunanira? Asante. Nta cyamunanira. Ikibazo tuzatugira nuko tuzadutandukanya ibintu dukurikije uburemere bwacu. Tuzadufata ibintu dukurikije uburemere bwacu. Ariko tubashije kumenya ko nta kiremereye imbere y'Imana, wabasha gukora ibintu bikomeye cyane. Maze iminsi ntekereza kuri iri jambo rivuga ngo ese ibifite imbaraga nkeya Imana izikoresha bigasenya ibihome bifite imbaraga nyinshi zikomeye. Amen, amen. Iyo urebye akagezi k'amazi kuzuye kaza gasenya ibiti n'amabuye n'ibihome kubera imbaraga z'Imana. Amen, amen. Iyo urebye umuyaga uhuha ntumenye aho uhaye uva n'aho uhaye uja, ariko ukareba umunsi Imana yakoresheje uwo muyaga kuza usenya amazu, ugasenya ibiti, ugasenya imisozi, bitangaje cyane. Amen, amen. Aho ngaho niho harimo imbaraga z'Imana zikomeye. Rero turimita Imana yacu, tukayirimita, tukayiha ibibazo bimwe, tukayibwira ngo Mana gripe urayishoboye, ariko kanseri tuyishoboye. Tukabwira Imana ngo Mana malariya urayishoboye, kubera ko tuzi kuko ufashe kwarteme yakira. Ariko tukavuga ngo kanseri tuyishoboye. Icyo ni cyo kibazo, kuko tuza turimita Imana, tukumva ko Imana nayo ireba bya bibazo byacu ko duhatugura uko bingana, akaba ariko tubitekereza. Amen, amen, amen. Urwaye nabonye nk'ibitangaza byinshi. Amen. Igihugu udahaye ukora, umugore adahaye akora, muri mu nzu y'abandi, mufite abana bagomba kurya, bagomba kunywa, n'ibintu udashobora kunywa. Yagiye mbona ukuboko kw'Imana. Amen. Mbona ukuboko kw'Imana, umuntu akaza akambwira ati ngewe madamu wawaze tuje ku isoko agahaha k'ibintu bishobora kuzarya ukwezi kose. Amen, amen. Imana akaza ati ngewe nzishura inzu amezi 2 cyangwa amezi 3. Amezi 3 yaje kurangira, akabona undi araje ati nanjye nzishura 3 cyangwa nzishura 5. Asante. Undi akaza ati imodoka ko ndabona yahagaze abana badaha bagenda, ati ndishura assurance zose z'amezi angahe. Hallelujah. Ibyo bintu byose nagiye bibona, nkaza nibaza se burya Imana uko tuza tuyumva nuko tuyireba siko ingana muri twebwe. Uyifasha ukayigazura ukayigira nini cyane, ukayigira nini cyane, yaba nini cyane muri wowe. Amen, amen. Uyifasha ukayinyoha ukayigira ntoya, yaba nto muri wowe. Amen. Ukuvuga ngo Imana yacu ingana tungana muri tuyinganisha muri twebwe mu mitima yacu. Hallelujah. Ufata Imana yawe agaciro n'imbaraga uyiha n'izo mbaraga Imana yawe igira. Amen. 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 Hallelujah. Imana nishimwe. Tumaze iminsi turi kwiga mu rusengero rwacu, teme y'uyu mwaka iravuga ngo iminsi umaze aho uri irahagije, haguruka uhindukire, utera intambwe ugere. Asante.
ijambo abana b'Isiraheli babwiwe, aravuga bati igihe mumaze ahantu kirahagije, muhaguruke mwerekere kasikazi. Iyo umuntu ahaye areba izi nkuru z'abana b'Isiraheli, uzuvuga ngo ariko abana b'Isiraheli bari barabaye gute, bari bameze gute, kuki batumvaga? Ese umuntu wayibonana n'Imana, umuntu wavugana n'Imana, kuki utabasha kuba? Ariko turicaye turarambije, nta ntambwe dutera, turicaye aho twari dusanzwe twicaye, ntabwo duhaguruka na gato, nta n'imbaraga na nkeya dushiramo, turabyumva gusa ariko nta mbaraga na nke tubishiramo. Ariko turamutse tubishizemo imbaraga, twohaguruka twogenda, kandi Imana yikora ibitangaza. Hano ni imbaraga zikomeye z'Isumba. Imana yokoresha ibiti n'amabuye bikakugemurira. Imana yokoresha ibinyantege nkeya bikagira imbaraga kuri wowe. Uko ni ukuri. Ndashimira abantu bose babanye naje. Ndashimira abantu bose, aho ngeze hose ndashimira umudamu wanjye ko yabanye nanjye. Ndashimira abana banjye ko babanye nanjye, bamba hafi. Ndashimira abantu bose bagiye bamba hafi, imiryango, abo bantu nabagiye mbabwira b'abavandimwe twasanze inahangaha bagiye bamba hafi, baratukomeza kugeza n'ubu ngubu. Mbabwira turaca tuzwe n'ibikomeye by'Imana ukuri. Sinabasha kubibasobanurira ngo mbibabwire byose uko bingana, ariko turashima Imana. Turashima Imana kuko Imana yabanye natwe. Abantu bose mubashije kumva ubu buhamya, ntimubwumve nk'ikintu gishobora kugira icyo kikumarira. Kumva Imana ifite imbaraga zo kuba yagira icyo yakora muri wowe, kandi uko uyifashe, imbaraga uyiha, ubushobozi uha Imana yawe, uri bungane n'ukuri bugukorera. Ndabashimiye ko mwantekerejeho, ndabashimiye ko mwagamagaye kuza kubaganiriza, kandi ndabifuriza ibyiza byinshi. Ndabizi ko ahantu nk'ahangaha Imana izahakora umurimo ukomeye, kandi rimwe izahakora umurimo ukomeye cyane. Abantu bazakirizwa ahangaha, ndabamaze gukirizwa ahangaha ni benshi. Sinari nzi ko mumaze imyaka 3 mukora umurimo w'Imana ungana gutya, mufite umutwaro ungana gutya wo gusengera abantu. Ubu amasengesho yanyu, gusengera abantu mubona nabo mutabona, nabo muzi nabo mutazi, nayo ngaho yagenda nyine akazenguruka mu isi yose, akagera no kuri twebwe mutari muzi. Izo mbaraga z'Imana, kandi Imana rero ubu buhamya mubwumve nk'ubushaka gukomeza abantu, mubwumve nk'ubushaka gufasha abantu, mubwumve nk'ubushaka gutuma umuntu uwo ari we wese ucitse intege kuri uno munsi yasohoka imbaraga. Mubwumve nk'ubuhamya bwo gushaka kugira ngo umuntu wese urwaye uno munsi wa none yumve ko Imana ifite imbaraga zo gukiza. Imana ifite imbaraga zo gukiza. Mubyizere, kandi mubyizere cyane, kandi Imana ibagirira neza. Uwiteka Imana ya Isiraheli ibaho umugisha. Murakoze. Amen. Baje kuguhi